Iyi ni inkuru y'umucungamutungo wa resitora cyangwa se uburiro. Reka tumwite Mupenzi. Mupenzi ni umusore mwiza ukunda abantu, abakozi bakorana baramukunda kuko usanga ari wa muntu uhora aseka, yishimye, wa hafi y'abantu. Iyo hagize umuntu bakorana ugira ikibazo, Mupenzi aba uwa mbere mu kumufasha akamugira inama. Iyo ubajije Mupenzi uko ameze, buri gihe arakubwira yaba byashobokaga ntari gukora impanga yanjye. Nyuma yo kwitegereza ubuzima bwa Mupenzi, nagize amatsiko, nuko ndamwegera ndamubaza. Ntabwo ari abantu bose babaho mu kubayeho, biragoranye. Abantu b'iyi minsi barahindutse, ubikora ute? Aransubiza, mu gitondo iyo mbyutse mba mfite amahitamo abiri: nshobora kwishima cyangwa nkababara. Buri gihe mpitamo kwishima. Iyo hari ikintu kibi kimbayeho mba mfite amahitamo abiri: nshobora kwirirwa byambabaje cyangwa se nkabikuramo isomo. Mpora mpitamo gukuramo isomo. Ndongera ndamubaza, ariko ndumva bisa nkaho bigoranye, siko ubibona wowe? Aransubiza, no, ntabwo bigoye, kuko mu buzima uhora ufitemo amahitamo abiri. Wahitamo kunyura mu nzira y'umukara cyangwa se y'umweru. Uhitamo kumva amabwire cyangwa ukayirengagiza. Uhitamo inshuti zikubaka cyangwa izigusenya. Buri gihe, buri munsi ni wowe uhitamo ukubaho ubuzima bwawe. Nyuma y'iminsi mike, Mupenzi yakoze ikosa rikomeye cyane. Yibagiwe gufunga umuryango w'inyuma w'aho yakoraga. Abajura baramwatatse. Mu kubabona n'ubwoba bwinshi, babona amaboko yaratitira, nuko umwe muri bo aramurasa, ikubita hasi, ariko ubutabazi bwahageze ritararenga bamujyana kwa muganga. Nyuma y'iminsi yo kubagwa no kwitabwaho n'abaganga, Mupenzi yarongeye aroroherwa, agaruka mu rugo. Ndi mu bantu ba mbere bageze kwa Mupenzi kumwihanganisha. Nk'ibisanzwe n'ibibazo byanjye bidashira, narongeye ndamubaza, bro, umeze ute? Urumva ukibabara? Ibyakubayeho wumva ubitekerezaho gute? Ndishimye cyane, ansubiza aseka. Mu gihe bandashe ndyamye hasi, nari mfite amahitamo abiri: nari guhitamo gupfa cyangwa kubaho. Nahisemo kubaho. Ngeze kwa muganga, mu gitanda aho nari ndyamye, nari mfite amahitamo abiri: nari kurakarira buri wese cyangwa se nkerekana ko nishimye ko hari abantu bari kunyitaho. Abaganga bamfashije, inshuti zansuye, Imana yanije ubuzima mfite uyu munsi. Ni gute nta kwishima? Ni gute ntagira amahoro mu mutima wanjye? Yaba nari mfite ubushobozi, nari kwikorana impanga yanjye. Mupenzi yanyigishije byinshi uwo munsi. Ntakubeshye, natashye niyemeje guhinduka. Mu ubuzima tubamo bwa buri munsi, dufite amahitamo. Ni twebwe dufite ubushobozi bwo guhitamo uko tubaho. Ushobora guhitamo kuba umuntu mwiza cyangwa umuntu mubi. Ushobora guhitamo gukora cyane cyangwa se ukiryamira. Ushobora guhitamo kugira urukundo cyangwa se ukagira urwango. Ushobora guhitamo kwikunda, gukunda uwewe, cyangwa ukagendera mu kigare cy'abandi ushaka kwisanisha nabo. Ushobora guhitamo kwishima cyangwa guhora ubabaye. Kuko ari twe dufite amahitamo, mureke duhitemo neza uko tubaho. Baravuga ngo ku musozo w'umunsi
ni wowe n'amahitamo yawe. Uko uhitamo icyo ukora uyu munsi n'icyo udakora, nibyo bikugira uwo uri we cyangwa bizakugira uwo uri we ejo hazaza. Mureke twitondere amahitamo yacu ya buri munsi. Urakoze kureba iyi video. Nitwa King Vicky. Gira amahoro kandi uhorane imigisha.